Nitwa Dr Niyigene Violette, ndi umuyobozi mukuru w'ibitaro bikuru bya Kibuye mu ntara y'Iburengerazuba, ibitaro bya kaminuza byigisha ku rwego rwa kabiri. Twaje mu rugendoshuri ndetse no kwigiranaho ku bitaro bya kaminuza byigisha bya Butare, mu rwego rwo kugira ngo turusheho gutera intambwe yo kuba kuko ibitaro biri ku rwego rwa kaminuza byigisha. Kuva umwaka ushize aho Minisiteri y'Ubuzima yatumenyesheje ko bifuza ko twaba ibitaro byigisha bya kaminuza byo mu ntara y'Iburengerazuba, twahawe umwaka wo gutera intambwe yo kugira aho tuva n'aho tugera. Dufata umwanzuro ko dukwiye gusura, nyakubahwa Minisitiri yaradusuye mu kwezi kwa cyenda nibwo yabitubwiye, twemeza ko twazasura bimwe mu bitaro bya kaminuza dusanzwe dukorana nabyo, tukareba intera bamaze kugeraho, natwe tukagerageza kugenda muri kugira ngo tubone uko koko tuba ibitaro bya kaminuza byigisha. Tumaze kubiganira n'abakozi dukora ndetse n'ubuyobozi bw'ibitaro muri rusange, twabonye ibitaro twajya gusura bitwegereje kandi biri hafi n'aho bimaze kujya ari ibya Butare, cyane ko ibya Kigali byo biri no muri gahunda yo kwimuka, tubona dushobora kujyayo ugasanga n'inda ntabwo tugiye ku mujyi cyane cyane ku rwego biriho, ariko ibya kaminuza bya Butare tubona twazayo. Guhera uyu munsi rero tariki 22 Kamena kugeza kuwa gatanu tariki 23 Kamena, twaje nk'itsinda ry'abayobozi b'ibitaro bya Kibuye n'abandi bakozi bahagarariye amaserivisi atandukanye, kugira ngo tuze kwiga no kwigiranaho n'abakozi b'ibitaro bya kaminuza bya Butare. Icyo tuzanye ni ukureba mu bice bitandukanye, yaba muri serivisi zihabwa abarwayi, icyo twita care service delivery, muri serivisi clinique zivura n'izifite ubuvuzi bushamikiye mu kuvura, ariko nanone n'izidufasha izo twita supporting staff. Uburyo izo serivisi ziteguwe, uburyo ziri gutangwa, ndetse n'uburyo bateganya kuzarushaho kubikora neza, kuko buri gihe bisaba ko duhora turushaho kubikora neza kurushaho. Ikindi tuzareba ni uburyo ibitaro biyobowe, hospital management, imyanzuro iva mu buyobozi bw'ibitaro igera gute ku bakozi, ese ibyifuzo by'abakozi bigera gute ku buyobozi bw'ibitaro, ibyifuzo by'abarwayi bigomba gufatirwa imyanzuro bishyirwa mu bikorwa gute, inama ziba imyanzuro yazo ijya he, ibi byose tuzabyigiraho. Ikindi ni imishinga itegurwa, ubushobozi ibitaro bishobora kwishakamo bw'abafatanyabikorwa ndetse n'ubwa leta, uburyo bukusanywa n'uburyo bukoreshwa mu micungire myiza y'umutungo w'ikigo. Ikindi tuzareba ni kuzamura ireme rya serivisi, quality improvement, mu byiciro byose, cyane cyane ko ibitaro bya kaminuza biba bifite inshingano yo kwigisha ariko n'ubushakashatsi. Tuzareba uburyo ibyo byose bihuzwa kugira ngo koko tube koko inshingano z'ibitaro bya kaminuza byigisha natwe tuzashobore kubyinjiramo mu buryo bwiza. Ryo twatangiye, ariko turifuza kugera ku rugero rundi rusumbijeho, kuko nk'uko ibyifuzo bya Minisiteri y'Ubuzima biri. Ikindi tugomba kuzareba ni imicungire y'inyubako, ibikoresho n'ibinyabiziga. Hari ibyo bafite bagerageje kugenda barushaho gukora neza, barifite n'imishinga y'ibishyashya, n'ibyo basanga ngo bicungwa gute, ibi byose tuzagerageza kubyigiraniraho. Hari ibyo tuzabigiraho, ariko natwe hari ibyo tuzababwira dukora, kuko ntabwo tuje gusa kwiga gusa, ahubwo tuje no kubafasha nabo kurushaho gukora serivisi nziza, kuko niyo mpamvu byitwa peer learning. Umushyitsi yaje hari ibyo akwereka, nenda kubwira ko bigenda neza, akakubwira ko bitanoze, ukarushaho kubinoza, nabyo tuzababera ijisho ryo kubarebera ibikwiye kunozwa. Urumva muri make, ngerageje gukora incamake, nibyo bitugenza, kandi no kurushaho gutsura umubano mwiza hagati y'ibitaro byombi, haba ku buyobozi, haba ku bakozi. Bizatuma none turushaho, mu gihe hari umurwayi dukeneye kohereza hano, cyangwa se bo bakeneye kumugarurira ku bitaro byacu, kuko nabyo bijya bibaho, tunoze iyo mikorere n'imikoranire. Byerekeranye no kwigisha abanyeshuri bigira hano bakaza kuzigira ku bitaro bya Kibuye, nabwo uburyo tuzaba tubahererekanya. Ikindi ibyerekeranye n'ubushakashatsi, nabwo turushaho guhana amakuru, kuko hari igihe biba ngombwa ko haza ubushakashatsi bukora ku bitaro birenze kimwe, nabyo twarushaho kuzamura ubwo bufatanye n'imikoranire myiza. Numva ari byo ngibyo navuga mu ncamake.